Hari ka video nabonye k'umugabo wimukiye hano avuye muri Nigeria, aravuga ati niba ufite akazi keza kaguhemba neza muri Afurika ntabwo ugomba kwimukira muri Canada. Reka tubiganireho, twagiye. Iyo video rero iri mu Cyongereza ariko ndifuza kuyibakenera, ndumva ni nk'umunota. Mwese munkurikira ndumva mwumva Icyongereza, abatacyumva ndababwira mu incamake ibyo yavuze. Dore kano ka video. Don't come to Canada if you are stable back home. It's not worth it. It's just a fleece. It's a mirage. And that's the truth. Some of us are here because we've decided to come. For example, coming to Canada as a consultant psychiatrist, I had my hospital, I had the money, I had my driver, I had everything working. I had 3 vehicles. I had built a house and I was living in a duplex. But why did I come? Some of us, we looked at it and we said, you know what? For the sake of my children. Canada doesn't program you to work and enjoy your work. The master that is paying you is saying, I'm paying you to get this job done. Salaries in Nigeria is better, you understand? Because I can be making an equivalent of $1,000 in Nigerian naira. The amount that I'm going to spend out of that $1,000 to get my house, rent, everything may just be about 300 or 400. I have opportunity to save like 500 from my salary. But you can't try that here in Canada. You have to cut your coat according to your clothes in Canada. Because your rent, many things are competing. So it's like they give and they take. The system will take it away from you, from parking lots, from the toll gate. There are a lot of systemic discrimination that you won't see it as a form of discrimination because it's already systematized. It's already part of the system. They won't put it in your face. We call it systemic discrimination. It's quite huge, but it's hidden under laws, organizational rules and code. But you will know that it's deeply hidden. But they won't put it and shove it to your face. Nkuko rero mwamwumvishije amwumva Icyongereza, abatacyumva aravuga ko kwimukira hano muri Canada kuri we byamugoye. Avuga ko muri Nigeria yari afite inzu yabagamo nziza, yari afite imodokari 3, sinzi impamvu akeneye imodokari 3. Avuga ko iyo ugeze hano ni ugukora cyane, ni nkaho ntabwo ugomba guhumeka, uva mu mirimo nyine ujya mu yindi, nta guhagarara. Abenshi ngo bimukira no kugira ngo bahe abana babo ubuzima bwiza, ariko nabyo akumva ko hari ingorane cyane kuba hano muri makeya. Akaba mbere na mbere, ariko rero muri Canada mwebwe mutaba hano uno ni saa 9 ariko bimeze nkaho bwije. Abatari bagera hano rero mujye mumenya ko iryo zuba ni ryiza cyane. Ngewe umazima imyaka 27, murumva ko ubuzima bwanjye bwose adult, kuko navuye mu Rwanda imyaka 16, muri Afurika muri Kenya nahawe imyaka 19. Urumva ko nabaye ubuzima bwanjye adult life hano. Ntabwo nigeze mba cyangwa ngo nkore hariya mu Rwanda muri Afurika iwacu cyane. Ubwo mugomba kunyumva nk'umunyafurika uba hano. Ikintu nababwira kimwe tugomba kuganiraho ni impamvu zituma abanyafurika benshi se abanyarwanda bifuza kuza muri Canada. Akenshi numva no kubana ubuzima bwiza, we ku giti cye yumva ko ngo no kugira ngo ahe abana be ubuzima bwiza. Atari ko niba ufite akazi keza nagomba kwimukira hano. Reka manze wenda sesengure ku byo arimo kuvuga. Systemic discrimination, iyo tuvuga cyane systemic racism, abatari bayumva bamwe mwifuza kuza hano cyangwa mwege mukigera hano, murumva ko ijambo ririmo ni systemic. No kuntu system yubatse. Ni ibintu dukunda kubona nko mu kazi, polisi, na ahantu nyine ivangura nyine ryaboneka cyane kuri twebwe tutari abazungu. Nuko bimeze, kuko ntabwo systemic racism ijya ifata cyangwa ntabwo yubakiwe iryo vangura abandi bantu. Kuko mbere yuko n'aba immigrants bavuye i Buraya, Europe, reka tuvuge gutyo, nanone bageze hano, hari abandi bahasanze bakavukira no aboriginal First Nations, nuko tubita hano First Nations.
ariko akenshi mujya mwibaza impamvu tutabona First Nations. Kino gihugu nanjye nagezemo ndavuga ni ese kuki abo bantu bari bahari kuva kera, abo baje kwita Indians, ariko nabyo numva ko ni amakosa, ntabwo ari really Indians, hari aba Indians bo muri End, kuki tutababona? Abo ngabo nabo nyine bari mu ngorane cyane. Twebwe mutaba hano yambabwire ko First Nations barabafashe, barabakusanya bose, babavana mu butaka bari basanzwe biberamo, babashyira ahantu hamwe, abo bita on reserve. Babashize on reserve, ni ukuvuga ngo hari ibibanza nyine babageneye, ariko babaho nabi, ntabwo ibyo bibanza muri izo quartier wenda babahaye haba hari ibikenewe byose byangombwa, byaba ari amazi meza cyangwa n'ibintu bya sanitation, nyine ibintu bijyana imyanda. Babaho nabi nyine, ni impamvu abenshi bafite ikintu twita generational trauma. Kuko utagenda kure cyane usanga abana abasigaye kubera ibyo ababyeyi babo cyangwa ababyara ababyeyi babo babayemo. Utagiye na kure, navuga wenda nk'amashuri bubatse bagafata abo bana nyine bo muri First Nations bakabashyira mu mashuri y'abakatolika kugira ngo babigishe icyongereza, basically brainwash, babavanemo imico yabo. Byose byabayeho. Niyo nayo ni history mugomba kumenya mwebwe nk'abanyafrika bifuza kuza hano. Canada musanga mushaka mwese kuzamo, hari histoire nyine mwebwe benshi mutajya musoma cyangwa ngo mukurikire, ndetse nanavuga ko n'ibintu bimeze nka genocide byabaye hano, kugira ngo usange abantu ba First Nations bari benshi, ugasanga abasigaye ni bake, n'abasigaye abenshi unfortunately kubera generational trauma, ibyo bibazo nyine uko nyine ko kubabara, usanga benshi wenda baragiye mu biyobyabwenge, abandi bafite alcohol dependency, kunywa inzoga cyane. N'ibibazo birababaje cyane, nabyo tuzabigarukaho, mwakora comment. So systemic ni ukuvuga ngo hari ahantu nyine iryo vangura ridafasha nk'abo bantu First Nations n'abirabura n'abandi kutagira icyo bigezaho kiringaniye n'abo immigrants European, abavuye nyine muri Europe cyangwa abazungu, tuvuge gutyo. Njyewe rero namenye ibyo bimwe mu kazi nakoragamo. Hari umuntu twakoranaga uva muri France, urebye ubundi bagombye kuguhemba amafaranga bakurikije education, ibyo wize education, bakanakurikiza ubumenyi ufite, sibyo, experience. Hari umuntu twakoranaga uva muri France, nawe urumva ko yari umwimmigrant utaravukiye hano nkanjye. Hari ukuntu uhembwa ngahe, twakoraga akazi kamwe. Nyamubwiye arumirwa ati kuhembwa make cyane kundusha kandi dukora akazi kamwe. Ibyo biraba cyane, usanga ntabwo baduhemba amafaranga. Mwese mwebwe mushaka kuza hano nyine mugomba kumva ibyo bintu. Ikindi wenda gikiba cyane ni polisi. Polisi hano ugomba kuyirinda. Mbwira urubyiruko iyo mugeze hano, mwirinde polisi mu buryo bwose mwashobora, kuko niba polisi bayihamagaye, niyo umupolisi uhagaze imbere yawe yaba ari umwirabura, kubera system ukuntu imeze, ni ukuvuga ngo abantu baba barashize muri file yuko bari dangerous, bafite ukuntu ugasanga kenshi uti niba ari umwirabura, niba ari iki, umufate gutya. Kuko nabiciyemo akenshi, yaba ari umupolisi w'umuhinde, w'umuzungu, n'umushinwa, ndetse ntabwo ari polisi njyewe nagize ibibazo nabyo, ariko hari igihe nigeze gutaha mvuye mu Buyapani, nciye kuri immigration, hagarikwa n'abantu wenda nka 3 barimo nyine kumbaza ibibazo, ariko ugasanga bose baratandukanye. Ariko umwe namaze nese kuki murimo kundeba njyewe gusa ntimureba abandi. Ubwo namo kubaza umwe wa 3 w'umushinwa, arambwira ati umeze nk'umuntu muri profiling, nuko nyine babyita nyine it's profiling, bati niba umuntu asa gutya ameze gutya nyine nuko numeze nyine nk'umuntu uri suspect. Ako ngiye nasajeje cyane kuki nambaye burinete bwanjye, ndavuga ni njyewe ko nigeze kumva ibintu arimo kumbwira.
so nk'uyu mugabo rero byashatse kuvuga muri systemic racism mbebwiye nyine muri make ko n'ikintu mugomba kumenya. Abenshi muza hano, abenshi baza hano bafite izo nzozi cyangwa barumbeje ngo Canada ni heza, ariko ntibajye benda gusoma ngo bige ngo bumve neza n'ibibazo hano birahari. Wagera hano rero nk'uyu mugabo byakubaho ukavuga uti ariko ntabwo bitubaho twese. Nta kindi kintu ugomba kumva, ntabwo ari twese bitubaho muri ubwo buryo, ndetse hari n'abo byabaho ntibabimenye. Nkanjye wenda guhembwa amafaranga make kurusha undi, iyo bataba barabimbwiye ntabwo nari kubimenya, ntari kugira ngo wenda ayo ngabo bampemba nayo abandi babahemba, kuko ntabwo ari ibintu by'imishahara, ntabwo ari ibintu bavuga muri company babwira abantu bose. Ikindi kintu yavuze rero, ubuzima ati niba mpembwa igihumbi wenda cy'amadolari hariya muri Nigeria, nkishyura inzu amadolari nka 300, basiganya amadolari nka 500. Birumvikana ko mu bihugu tubamo hano ubuzima burahenda, umuntu arumva ati umuntu akorera 70,000. First of all, niba ukorera 70,000 hano, ni mbere yuko bavanaho ibisabwa nyine tax, imisoro, right? Dufite income tax, tukagira noneho n'ibindi bijyanye na retirement, CPP nayo bayavanaho, Canadian pension, EI, employment, amafaranga nyine insurance ugomba gushyira ku ruhande kugira ngo nubura akazi wenda ariyo bazakoresha kugira ngo babashe kuba bakwishyura, ariko nabyo bifite ibyo bagomba kureba. Ugasanga wenda nko muri 70 nyine, nyuma yo kuvanaho ibyo byose hasigaye niba wenda 70, navuga nko muri 55 se, nabyo byashoboka. Ariko ni ngombwa kuko system tubamo akenshi uba wumva ngo dufite health benefits hano muri Canada, kuko Canada system ntabwo ari nko muri US. Dufite ikintu kiri cyiza, donc ni ukuvuga ngo government ishira amwe muri amafaranga yacu mu bikorwa byadufasha wenda nko kujya kwa muganga, ugasanga ntabwo turimo kwishyura yose buri kanya. Ajye mugomba kumva ko health benefits ngo ujye kwa muganga kwivuza ngo ni ubuntu. Ninde babwiye gutyo? Wenda hari amafaranga amwe government itanga yongeraho, ariko ntago ari ubuntu 100%, kuko hari amwe twishyura mu mushahara wacu. Sinzabona akeneye imodokari 3, simbizi, ariko hano imodokari ko mbibona ntabwo ari abantu bose bagira imodokari. N'abazigira nyine baba bafite loan bagomba kwishyura, car loan, ukongeraho mortgage loan, ariko ibyo ntabwo byagomba bitandukanye no muri Afurika cyangwa wenda mu Rwanda, usibye ko wenda umushahara wenda duhemba n'ahantu waba bitewe n'aho. Ngiye mba muri Vancouver ntabwo ari ahantu hahendutse, amazu hano arahenda, ni ibintu bizwi n'abanyekanada nabo barabizi, nabyo hari impamvu. Ariko Canada ni nini, ubwo wahitamo, wajya kuba muri Quebec, wajya kuba muri Toronto, wajya kuba ubwo ni muri Ontario. Ndimo kubabwira nyine dufite intara hino nyinshi wahitamo. Niba hano muri Vancouver bikomeye, wajya ahandi. Ariko abenshi kubera ukuntu Canada imeze, ni igihugu kinini, ariko kubera ko hakonja ntabwo twese tuba ahantu hose. United States yo ni nziza kuko abantu baba ahantu hose nyine, ariko twebwe urebye muri Canada ntabwo tuba hejuru cyane muri north, twese tuba muri south, aho ugasanga turi no mu mijyi. Ariko hari n'icyaro, wajya kuba no mu cyaro, wabonayo akazi byaba ari ingorane. Abenshi immigrants yo baje bajya kuba mu mujyi, ariko no mu cyaro wajyayo. Nabaye mu cyaro imyaka 3, ariko nari nkiri muto ndimo kwiga, ariko naho harahari. Kuba mu mujyi nyine, imijyi yose byaba ari muri Vancouver cyangwa uzumva ko mu mijyi it's a fast life. Numva ni Kigali murimo kubibona, barimo kugenda biza amajyambere yenda nicyo ndakuzanira. Life is fast. Kubundi hejuru yanjye abantu barimo kubaka hejuru yanjye, hano ubuzima burihuta.
none uravuga utarajya muri New York ngo urebe cyangwa muri Tokyo. Bon, njyewe nageze no muri Tokyo nyine mba ndeba. Iyo ndebye Tokyo na hano ahubwo ugasanga n'Abayapani, ubuzima bw'Abayapani, Abayapani bakubwira ko ubuzima bwabo ntabwo bworoshye. N'Abakanadiya bageze mu Buyapani baravuga bati hey, umunsi wawe niba utangiye saa moya urangira wenda nko mu masaa 4. Hano at least 9 to 5 wavuga ko wenda utangije wenda akazi kawe nyine saa moya nyuma y'amasaha 8 ukaba urarangije. Mu Buyapani ntabwo ari uko bimeze. Ni ukuvuga ngo rero n'umugabo niba yunaniye kuba hano akagomba kumva ko n'abandi bahaba, hari Abanyekanada bari hano bamaze igihe hano. Niba bikunaniye wenda se niki wakora? I think inama njye nabagira mu gusoza muri iyi video, ntabwo nashaka kuvuga ngo taha, ntabwo ari byiza, ntabwo ari aba diaspora. Niba dufite ibibazo hano tugomba kuganira, tugashira imbaraga hamwe, tukagirana inama. Ntabwo numva ko igisubizo ariko twese twahita dusubira iwacu kuko twahavuye kubera impamvu izi n'izi, sibyo? Ariko ni ngombwa yuko wenda tuganira, ariko iyo miteto nano igashira. Uyu mugabo rero ndumva afite ibibazo wenda, natwe birahari, ariko njye maze igihe hano, nasubira se mu Rwanda nahera he ko maze imyaka 20 ntabwo njye mfite iyo privilege yo kuvuga ngo ndazinze nsubiye iwacu, kuko mu Rwanda ntabwo nigeze mpaba, ntabwo navuga ko nabishobora hariya. Ubuzima bwanjye bwo buri hano, bimaze kuba imyaka 10 kugira ngo usubire ahandi hantu ni ukongera ugatangira muri zero. Ariko njye numva solution ntabwo ari uko dusubira, niba bibaye ngombwa wenda, niba ari ikintu twagenda wenda natwe tugakora iwacu tukabateza imbere, ni byiza. Ariko n'umugabo ufite ibibazo wifuza imodoka 3, yes ndabizi ntabwo tugira abakozi muhira kubera ko birahenda. Labor force ntabwo bazana abakozi ngo ujye bahemba $5 ntibibaho. Ugomba kubaho umushahara nawo watuma babasha kubaho. So lifestyle, icyo twagita lifestyle hano bitewe n'ibyo wifuza, kuko hari abantu no muri Afurika na hehe bafite lifestyle ihenze kurusha hano, baba mu mazu bakodesha wenda ibihumbi nka 3. Kigali ndabizi. Ni amahitamo yawe n'ukuntu ushaka kubaho, ariko ntabwo ukeneye imodoka 3 hano kuko dufite transportation. Njyewe ntabwo ngira imodoka, fata bus cyangwa fata train ingeza ahantu hose nifuza. Ntabwo vraiment mbona hari a need yo kugira iyo modoka. Mu gusoza rero, inama aba diaspora bari hano, niba mumaze kugira, niba mwumva muri overwhelmed, hari ibintu murimo kugenda mucamo nk'uyu mugabo, ni byiza ko tubiganiraho. Abatari bagera hano rero nkuko nabibuze, mugomba kumenya neza aho mugiye n'icyo mwifuza kugeraho mugeze hano, ariko mukamenya ko ubuzima mugiyemo hano ntago bumeze nk'ubwo musize iwacu, ntago byaba ari kimwe 100%. Murakoze, ntimwagire gukora subscribe, turi kumwe.